Nshimiye mwese mudukurikira, ibere ryabonyeje rihorana umugisha wa kibyeyi. Nk'uko bisanzwe iyi ni Baho Wiga TV, icyarimwe ikaba na radio, biterwa n'amahitamo yawe. Icyo twubaha cyane ni uko dukurikira, kandi tubiha agaciro cyane, tubiha agaciro ntagereranywa. Uyu munsi ngarutse ku kibazo nabajijwe cy'impamvu navuze ibyiza bikwiye rwose. Mu kiganiro giheruka navuze ibyiza bikwiye kandi byari ngombwa, kuko n'undi wese ukunda u Rwanda kandi urwiyumvamo kandi nawe urarukunda mukunzi wacu, nawe ntago wanyura ku ruhande rw'ibyo navuze kandi nawe wabivuga. Ubaye utabivuga ufite impamvu zawe. Ibyo navuze rero byabangamiye abahashyi. Hari abantu bakora nk'abahashyi, bakora boshye meriseneri. Abameriseneri ni ba bantu bakwita abacanshuro, akora nk'umucanshuro agakora yumva ibyo ni icyo dupfana ni n'umushahara tayari, ibindi ntubimbaze. Ngo kuki numva bizagora kuba haboneka umunyabigwi nk'uwo navugagaho. Subire mu kiganiro giheruka, uwo munyabigwi uramuzi, ariranga, ni intore zirusha intambwe, kandi aratuyoboye, turanayobotse kandi turabyemera. Ngo kuki numva nta wundi munyabigwi waboneka nkawe, ngo kandi u Rwanda rufite abana, ndetse ngo iteka batozwa kuba abahanga kandi bagomba kwimanura u Rwanda. Nibyo rwose, iyo yabajije nibyo, kandi biranumvikana ku ruhande rumwe. Gusa ibyo nanjye sinabyanga rwose. Ahubwo se wenda waza mwabo, cyangwa nawe uri muri ba bandi babaho badashima ituze nk'iri, ahubwo ugasanga isura yabo ihora iberanye no kunenga. Hari abantu bagira isura ihora ibona ibintu bitaryoshye gusa. Abantu bagakora bakagerageza, ariko isura ikabona ibidasa neza gusa. Bene izo sura nazo zibaho. Ubaye uri muri abo nabwo byatekerezwaho. Ntabwo ari byiza burya kuvuga ugiye, biragatsindwa burya guhabwa. Ugaheruka ufatisha amaboko yombi, ukakira na yombi, ugacira mu nda nk'indashima. Bikaba umuco wawe, ukaba ari uhora ubigenza iminsi yose, kandi burya ntabwo ari byiza. Imyaka igashira indi ikaza, nyamara no gushima byakubera. Burya no gushima byakubera. Niba rero wakorewe neza, wagiriwe neza, ushobora kugira uburyo bwo gushima, kandi buri wese ashima mu buryo bwe. Nawe ufite uburyo bwawe ushimamo, ariko ntabwo dukwiye kuba indashima. Njyewe ntabwo nkeneye ikirenze ituze. Burya ituze niryo rya mbere. Ufite ituze uba ufite byose. Amahoro aganje nk'aya ngaya, erega buriya afite ikiguzi kirenze cyane. Hari umuntu wabireba akabona ni ibintu biri aho, ariko ituze rifite ikiguzi ntagereranywa. Keretse wenda ku batareba, ahari yenda baba baravutse nk'ejo mu gitondo, babona igihugu cyakinzobora, bakajya bumva ari ibisanzwe. Hari igihe umuntu abona ibintu byiza biri aho, ubuzima akabona ni ibisanzwe, nta gishya, ntamenye yuko ikiguzi cyabyo kiri ku rwego ruhambaye. Ariko ubundi birenze umutekano nk'uyu nguyu, uretse kuba bizanwa nakora wigire. Ubundi iyo ushaka birenze umutekano nk'uyu, urakora cyane. Mu gukora cyane hazamo kwigira. Kora cyane wigire rero. Kandi igishoro cya mbere ni ukuba waramutse. Uramuka kuko wasinziriye. Urasinzira, cyangwa ngombwa ukanavimvira, ni uburenganzira. Ariko ukibuka ko ubuzima uretse gusinzira, gukaraba, kumesa indyo yuzuye, kwivuza neza, umwuka mwiza, ujye wibuka neza ko biri mu biraje ishinga uru Rwanda ukunda.
ibyo mvuze biri mu biraje ishingura u Rwanda ukunda, nawe ukwiye kubigira ibyawe. Wowe utaranyuzwe n'iyo nganzo rero, ihangane ube imfura yawe, wibere imfura rwose, ubeho utagendeye ku mabwire. Burya amabwire si meza. Hari amabwire y'Inyangabirama z'iyo hose, ahubwo wenda wowe ufunga amaso ugira intekerezo zituje. Buryo wafunze amaso utekereza neza. Niyo mpamvu abantu hariyo bajya gusenga bahumiriza kugira ngo intekerezo zijye hamwe. Ugaruke ku hahise h'iwacu, twebwe abana tuvuka i Rwanda. Ibi ntabwo ari iby'abandi, ahubwo ni ibya twebwe tuvuka i Rwanda, kuko amateka yacu arihariye kandi turayasangiye. Ese u Rwanda rwahozemo abahanga? Yego rwose baminuje. Ariko u Rwanda rwararwaye? U Rwanda rwigeze rurwara? So kurwara ni ukuremba. Ese ubutegetsi bwari maso? Cyane rwose burebera. Ese ubwo umuti wagombaga kuva hehe? Si kuri abo bahanga baminuje? Ese umwanda nibura nawe warawubonye? Mu kiganiro ubushize havuzwemo umwanda. Umwanda nawe warawubonye? Ndeba umwanda mbikora, narebaga umwanda mbikoreho iki? Igihugu cyose wari umwanda. Niba ari uko wabonye byinshi cyane birimo umwanda. Ese amateka yacu waba uyazi? Yacu twese nk'abanyarwanda? Yego rwose nk'abanyarwanda. Ayo nzi menshi ni agahinda, ariko kandi sinyahunga, kuko nubwo nayahunga akomeza kundigata ibirenge. Mu yandi magambo, nubwo nakwihunza amateka ariko arankurikira. Niyo mpamvu bitamo gutuza ngakunda iwacu. Ni mwebwe bita inararibonye harya? Inararibonye byakabaye. Ariko se niki cyo kwiratwa? Twirata umwanda, twirata urugomo, twirata amacakwinshi, jenoside yakorewe abatutsi. Ibi byose mvuze haruguru, iyaba byarahishwe amaso yacu, twakabaye inararibonye. Ikinyuranyo cy'ibyo ngibyo, twabonye ishyano ryota izuba. Si kubona ishyano ryota izuba nabyo tubyita ubunararibonye? Simbizi. Ngaho rero mbwira impamvu zituma wumva ubuze gutuza kubera ubwoba bwakuze. Kandi u Rwanda rufite byose, kandi byose byo kwiratwa. Nibyo rwose birahari kandi byinshi byiza. Uzi ko n'igare ry'isi yose ryumva ryagumana uburyohe bw'uru Rwanda muzuka w'ejo? Nibyo rwose, kubivuga nibyo kandi biranumvikana. Gusa yewe iteka mporana ubwoba, gusa buvanze n'icyizere, kubera intore y'urudasumbwa ihora itekereza uru Rwanda nk'ibere twonka twese. Uretse abashaka gucura abandi, bahitamo konka bagana ahandi. Sinzi niba aho ukora hose wumva utewe ishema n'u Rwanda, ugakora ibyawe nta rutoto, ndetse ntukorere no ku jisho, ahubwo ugakora nk'uwikoresha kubera ko ukorera abanyarwanda kandi nawe urundi mu mugenzi wabo, ugamije cyane kurasa intego. Ukabutse ikintu utarasha intego, erega kutarasa intego ni agahinda. Burya gukora gusa byo kugira ngo umuntu akore ariko nta kurasa intego, nta haba harimo ikibazo. Niba rero twese intera ari imwe, si ngombwa cyane kugira ubwoba. Kuko aheza h'uru Rwanda rw'ejo haryamye cyane mu mitwe yacu. Niko bimeze. Habaye haryamye neza bwaba ari uburyohe cyane, ariko se haryamye nabi ko kaba ari akaga, ko kagenda nka nyomberi. Erega dukwiye kubaho twiga kurutaho tukigira ku mateka cyane cyane yaranze u Rwanda, kuko dufite amateka yacu kandi yihariye. Ntabwo duhuje amateka yacu n'umwimerere. Ntidufite impamvu yo kuyahunga dukwepa boshye ntuzi. Ubaye wakunze ikiganiro, ndagusaba umusanzu mutoya cyane wo kutagenda ntugende udakoze akantu rwose. Wakoze subscribe ugapyondaho
kuri ako kazogera ugakora like, tera ako gakumwe niba wakunze ikiganiro, wanditse comment ukajya mu mwanya wa comment ugatanga igitekerezo kuri iyi ngingo, ndetse iki kiganiro ukagisangiza abandi. Burya ubutanze umusanzu, kandi umusanzu utagize icyo ugutwaye, kandi umusanzu mwiza rwose. Iyi rero ni Baho Wiga TV, mwana nkunda nshuti y'u Rwanda, wakoze cyane kubana natwe. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka, ndabashimiye cyane.